Ikibazo mbaza, ubu muhanzi King James ntaciye imakara? Nyamara umuhanzi King James ashobora kuba ari umuhanzi wa mbere wabayeho mu mateka y'u Rwanda urandarated. Ngira ngo mwese murabizi ko rero umuhanzi King James tariki ya mbere mu kwezi kwa 8 uyu mwaka ariko afite igitaramo muri BK Arena. Nyuma y'iminsi 5 yonyine rero umuhanzi King James ashyize hanze amatike y'igitaramo kiwe. Ngira ngo murabizi ko amatike y'igitaramo cyagiye hanze tariki ya mbere mu kwezi turimo kwa gatanu, ubu turi tariki 5. King James rero agize gutya afata BK Arena arayisuzugura hakibura amezi 3 kugira ngo igitaramo cye kibe. Kugeza kuri rero amatike y'igitaramo cye amaze gushira ku isoko, mbibutse itike ya make ari 15,000 mu gihe yamenye ari 60,000 rero amatike yose yamaze gushira ku isoko. Mbibutse mu mpera z'umwaka ushize abagabo babiri, umwe wita One of a Kind n'akita 001 bariteranyije habaho amasaga bakora ama press conference, ariko umunsi w'igitaramo ari inzugera amatike yo kwinjira mu gitaramo cyabo atarashira. Ikibazo mbaza, ubu King James ntaciye impaka? Tuganire. Yalla, nyuma y'igihe minsi Muyango yanga kuvuga ku imaze iminsi bivuga yuko yatandukanye n'umugabo we Kimenyi. Mu ijoro ryakeye Kimenyi Yves we yatangaje ko ari mu rukundo n'umugore wo muri Australia witwa Natasha Nana, ndetse bakaba bafitanye n'abana babiri b'impanga. Ikibazo mbaza rero, mwebwe murabona Kimenyi Yves asimbuje neza ra cyangwa? Tuganire. Mu ijoro ryakeye rero Kimenyi Yves umaze iminsi avuga ko atekibanye neza n'umugore we Muyango Claudine. Ubwo yarabashijwe rero niba yarigeze akundana na Natasha Nana, undi asubiza agira ati icyambere ntabwo ari uwo twahoze dukundana, nuko abajijwe niba ari umukunzi, undi asubiza agira ati wanyawe. Kuri iyo live kandi ya TikTok yari iriho uyu mugore witwa Natasha Nana, nawe yabashijwe niba yarigeze akundana na Kimenyi Yves, nuko gusubiza agira ati no mu bihe bizaza niyo twapfa tuzazuka tuzakundana n'umugabo wanyawe ukunditse. Muri kiganiro kandi araho byageze uyu mugore Natasha Nana abazwa niba abana b'impanga afite ari abakimenyi Yves, nuko mu gusubiza agira ati ni impanga z'incuro ebyiri hari uzirwanira ngo nzimuhe. Abanga rero batangaje ibingibi mu gihe hari amakuru amaze iminsi avuga ko Natasha ari we wabaye nyirabayazana yo gutandukana kwa Kimenyi Yves ndetse na Muyango, ngo kuko Muyango yabanye na Kimenyi Yves atazi ko Kimenyi afite abo bana babiri b'impanga, ndetse ubwo Muyango yiteguraga kwibaruka imfura ye ubwo ni Miguel, ngo Natasha yandikiye inshuti ya Kimenyi Yves ubutumwa bugira buti uwo ari kuryoshya kunda y'umugore we ngende kumurerera abana b'impanga. Kibazo mbaza rero, Kimenyi Yves yasimbuje neza ra? Ikibazo cya kabiri mbaza, niba Natasha yarakundanye na Kimenyi Yves mbere yuko Kimenyi Yves akundana na Muyango, ubwo Natasha atwaye umugabo w'abandi cyangwa yisubije umugabo we? Tuganire. Ngiyo ndi Mideli w'Abanyarwanda. Diamolo. Iyi ni bare resto VIP ijyanye n'icyubahiro cyawe, ubu sirimo Remera mu Giporoso. Muri Diamolo uhamagarwa n'umwihariko w'isuku no gususurutsa, biherekejwe n'amafunguro afite icyanga n'icyo kunywa gihashye cyaka, amahitamo akaba yawe. Tambuka rero wishimane n'inshuti n'umuryango, imiryango ibifunguye iminsi yose. Diamolo ikimaranza riti wisiganwa n'amasaha, amafunguro ya mu gitondo ahora ari tayari, bife nayo ikaba iteguye guhera saa 5 kugera saa 9 z'umugoroba. Oze ngo buragorobye ni muri Paradizo Nsansa, hahandi wicara utuje ibitekerezo bikisukiranye. Intyoza mu gukaraga umubyimba ndetse n'ababyiga namwe, karibuni ku mugoroba muri Night Club VIP ya Diamolo. Tuhakubura ukweto turuhura ubwonko niba